Mbese icyaha ni iki? Icyaha ni iki? Hari abantu hano hanze buzuye ubwoba ari mu nzu y'Imana ari no hanze yayo, bibaza ngo icyaha umuntu yakopfora ngo ni umunyabyaha, yagera arya ngo yacumuye, yakererwa gutaha ngo ubu wari mu byaha, wavuga kubera amarangamutima ngo uyu ni umunyabyaha avuga uko ashaka, wanavuga n'akantu ugira ngo bagusobanurire avuga ngo ngo ni ukurengera. Mbaye n'umunyabyaha ubwo byaba bitewe n'uko mu byaha harimo mama yabyariye, nta kindi cyari kibiteye, sivuga ngo nibyo nakoze cyangwa nakoze, ubwo mu byaha harimo mama yabyariye. Hanyuma Dawidi nawe yaturarira ati Mana yanjye mbabure kiriya cyaha, kandi nawe urabizi ko nibi navukiyemo bikuriramo, rero nabikoze ariko nukwiye ko navukiye ngaho wimbabarire sinzongera. Kugeragezwa n'Imana igerageza umutima muri uku kungendera nijoro ikansura, muri uku kuntata ntimure mu mugambi mubi, biterwa no kwisangana n'amaramure kudacumuza ururimi. Mu bintu bibaho bicumuza abantu bigatuma ibicumuro biba byinshi mu bantu, ururimi ruza ku mwanya wa mbere, niko ijambo ry'Imana rivuga. Wenda kizajya turuganireho ariko niruza ku mwanya wa mbere. Mwe cyane nshuti zacu, nshuti za Mumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino, turabasuhuje rero mu izina rya Yesu. Hanyuma uyu munsi ni wa munsi Imana iba yaturemeye ngo tuwunezererwemo. Turabashimiye ko muhora mudukurikira, mugakora subscribe na bya bisabwa byose murabizi, kandi Imana yo mwijuru ibaho umugisha kuko turayibona ko mwadukurikiye yo muduhamagara mutubaza n'ibibazo. Rero kugendana namwe ni byiza. Uyu munsi rero turi kumwe nanone na mushumba wacu, mushumba Dr. Zigirinshuti Michel, uhora dufasha siwe gushana n'abandi mujye mubabona, ariko turamushimira nanone ko iteka yo tumuhamagaye aratwitaba. Rero Imana yo mwijuru umugisha mushumba, kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu tugiye kuganira, kandi nzi ko benshi bazafashwa, benshi bagasobanukirwa, nabizi ko benshi babyibazaho cyane. Yego, Imana rero duhana umugisha, reka dusenge. Data mwiza, tuguhaye icyubahiro, urakoze ko waduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe, turyumve kurushaho, dukiranuke kurushaho, dutungane kurushaho. Urakoze rero, turagushimiye kujya gufasha mushumba kugira ngo tuganirize ibyo wamuhaye natwe tubyuze, ndetse n'abadukurikira bose kugira ngo duhinduke rwose, tugendane nawe nk'uko ubishaka. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze, ugize neza, ni mu izina rya Yesu iyo dusenga tuba twiringiye kubyumvise. Amen, amen. Mushumba tubahaye ikaze. Yego, turabishimira iteka iyo dutekereje kubatumira ngo muze mutuganirize, tuba twumva tunyuzwe n'amagambo muri butubwire, kuko tuzi ko utubwira ibyurutse umutima. Uyu murongo wacu witwa Mpumuriza, ni uguhumuriza abantu. Hari abantu bakangaranye mushumba, nk'ubu timungira ngo tuganireho iravuga ngo mbese icyaha ni iki? Icyaha ni iki? Hari abantu hano hanze buzuye ubwoba ari mu nzu y'Imana ari no hanze yayo, bibaza ngo icyaha umuntu yakopfora ngo ni umunyabyaha, yagera arya ngo yacumuye, yakererwa gutaha ngo ubu wari mu byaha, wavuga kubera amarangamutima ngo uyu ni umunyabyaha avuga uko ashaka, wanavuga n'akantu ugira ngo bagusobanurire avuga ngo ngo ni ukurengera, wabaza ikintu umuntu akakinterpreta ukundi. Rero ugasanga ibintu byose abantu babihinduye ibyaha. Eske icyaha ni iki? Kandi mu ijambo ry'Imana hari igihe abantu bakora, umuntu ashobora gukora nk'icyaha, nigeze kwibabwiraho rimwe, gutukana no gusambana byose ni icyaha, ariko byose bihanwa kimwe. Ese kimwe gifite uburemere kuruta ikindi, ariko imbere y'Imana tuzi yuko icyaha ni icyaha. Ubwo rero turifuza ko mutuganiriza mu magambo make cyangwa se mu magambo y'Umwuka rero bayobore, mutubwire ese ni gute umuntu yabyitwaramo. Imana ibaho umugisha. Nakoze cyane. Iri jambo icyaha kera tukiri tukiga gatigisimu ko bayita gatigisimu, kandi ubwo ni Ikinyarwanda. Ni ukuri? Kandi gatigisimu ubwo numvaga ari kwa kundi umukecuru aba yashatse kubishyira mu magambo ye. Ni Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda bahinduye mu cy'Igifaransa, bahinduye catechisme.
Catéchisme ni igifaransa, yego, katekisimu ni ikinyarwanda. urumva kubera ivugabutumwa ryazanywe n'abamisiyoneri bakaza bavuga igifaransa, icyo gifaransa bavuze rero yego, abanyarwanda bakakihindurira ubwabo ngo babivugane, hakaba amagambo amwe rero agumuko yego, n'igiswahili buriya nacyo hari amagambo cyasize tukiga rero katekisimu cyangwa se uko nabize muri katekisimu, icyaha gisobanura ikosa, ikintu kibi umuntu yakoze akigambiriye. Kuko iki gihe baravuga ngo umuntu akora icyaha ati, umuntu akora icyaha igihe yitandukanyije n'Imana ayisuzugura abizi neza kandi bishaka rwose, abizi neza kandi bishaka rwose. yego, ariko kugira ngo ntaze kumva neza ubusobanuro bw'icyaha, muze kureka nturuke kure cyane, nturuke kure mu ngobyi ya Edeni, hanyuma ngere ku muntu. Ubundi icyaha gisobanura ubugome. Kugoma byo ni iki rero? Kugoma ni ukugandira, ukuyobora, ni ukwica amategeko. yego, Rebelle. Iyo umuntu yishe itegeko aba akoze icyaha. Kiriya gihe rero mu ngobyi ya Edeni ryatangiye ari itegeko ry'Imana. Icyo gihe nta buyobozi bw'abantu bwari bwakabaho ngo bushyiraho amategeko, yari Imana n'umuntu. Icyaha rero cyatangiye gisobanura ko ari ukwica itegeko ry'Imana. Mu ngobyi ya Edeni cyatangiye kuko Adamu n'umugore bari ku giti yababujije, ubundi icyaha kiba cyabaye. Kuva icyo gihe rero icyaha cyakurikiranye umuntu, kiremwa muntu, aribyo mwumva bavuga icyaha cy'inkomoko. Mu myizerere y'amadini amwe n'amwe nibyo mvuga ku giti icyaha cy'inkomoko, ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa none nta cyaha cy'inkomoko cyagombye kubaho, ko Kristo yaje hanyuma buri muntu yihererwa agakiza ku giti cye. Ntabwo icyaha cy'ababyeyi gikurikirana abana, ahubwo kiriya kintu cy'inkomoko kiragaruka mu magambo abiri yavuzwe na Dawidi mu gihe yaturaga ibyaha, na Yobu. Yobu yarimo yisobanura kuri bagenzi be batatu bamubwira ko ari umunyabyaha. Aravuga ati, yewe mbaye ndi umunyabyaha, ubwo byaba bitewe n'uko mu byaha harimo mama yambyariye. Nta kindi cyari kibiteye, si ukuvuga ngo nibyo nakoze cyangwa nakoze, ubwo mu byaha harimo mama yambyariye. Hanyuma Dawidi nawe yaturarira ati, Mana yanjye mbabarire kiriya cyaha, kandi nawe urabizi ko ni ibintu navukiyemo, bikuriramo rero ntabikoze ariko nukwiye ko navukiye, ngaho wimbabarire sinzongera. Mu byaha kuba ariho ba mama batubyariye nicyo kitugarukaho, ugasanga dusabwa kwakira agakiza tugahinduka uko twatojwe. Nsomera amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, umurongo 17 na 18. igice cya mbere, yego, umurongo 17 na 18. kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, narobanure ku butone, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge. Ijambo ntatuvuga ahangaha ni ibyo bivuze ngo ibyo mwacungujwe kugira ngo muve mu ngeso zanyu, izo mwatorwe na ba sekuruza banyu.
nibyo twavukiye mu byaha kuko ba data ndabona ba mama bari abanyabyaha barabikoraga n'abababyaye nabo ko ari ubu kugera kuri ba Adamu wabo twakomotseho kugeza uyu munsi rero icyaha ni amakosa ni ukutumvira Imana kubaye ku mutima w'umuntu ku giti cye ariko ikaba kamere muntu. Niyo mpamvu usubira ku Roma usanga Bibiliya ihuza icyo kintu cy'icyaha na kamere muntu. Yego. Kadufata Abaroma igice cya 7 kumva icyo Pawulo yabwiye Abaroma igice cya 7 Abaroma 7 ndashaka guhera ku murongo wa 14 intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka ariko jyeweho ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha imbere nawe. Sinzi ibyo nkora kubyo nshaka atari byo nkora, yego, ibyo nanga akaba ibyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ntashaka nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjye wangibikora ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri jye no kuvuga muri kamere yanjye nta kiza kimbamo kuko nkora nifuza gukora icyiza ari kugikora ntako. Aha ngaha Pawulo yashatse kwerekana ko ya makosa cyaha umuntu akora atumvira Imana kiba giturutse kuri kamere ye iri muri ubwe, yego, yo kutumvira iby'Imana itegetse. Mwama dufashe cyane. Amen. Nicyo cyaha ubundi. Icyaha ni kuri munza kuzaho navuga ngo icyaha ni bwo bugome ukora icyaha abagomye kandi kugoma no kutumvira amategeko y'Imana. Pawulo icyo avuze ngaha ni uko kutumvira kwaturutse igiriya mu ngobyi ya Edeni kusokuruza wacu Adamu ugakomeza n'ubu ngubu. Iyo kamere rero niyo abandi bita ngo kibaye icyaha cy'inkomoko, ngo nuvuga ko gifite inkomoko. Ariko iyo kamere nayo iyo umuntu amaze kwakira Kristo Yesu ihindurwa no kwakira Kristo umuntu akaba mushya. Yego. Niko hanze mu Bakorinto ba 2:5-17. Nuko rero noneho umuntu wese yari muri Kristo Yesu abaye cyane mu gishya bya kera bikashize. Hanyuma rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva igice cya 34 mu wa 7. Kuva ibice 34 wa gatanu. Kuva igice cya 34 muri mu wa 5 ariko ncabana wa 7. Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagararanye nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugenza kwinshi n'umurava mwinshi igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bibiye 1000 ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Nako nashakaga. Amen. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Gukiranirwa n'igicumuro birutana gute? Icyaha si cyo n'igicumuro byo birutana biti. Gukiranirwa cyo bita mu Gifaransa iniquité. Ko gushobora guturuka iriya aho umuntu aturuka. Bintu yahakuye zangeso twumvise bigatuma yitwa ukiranirwa. Yego. Hanyuma iyo amaze gukizwa abashobora kujya gute gucumura. Yego. Icyo gihe twize kugitanga ubushize dusobanura igicumuro n'icyo bitandukanira. Iyo amaze gukizwa asigara ashobora gucumura akaba yakwanduzwa gusa. Ariko icyaha cyo kikaba ikintu yatekereje arakigambirira giha umwanya kugeza gikoze. Yego. Kibi cy'ubusambanyi, kibi cy'ubwicanyi, kibi cy'ubundi buhemu, ari ikintu umuntu yagambiriye.
Yesu adufashe cyane. Amen. Abefeso igice cya 2 umurongo wa mbere Pawulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo namwe yarabazuye. Yego. Yego ari upfuye muzi ibyaha n'ibicumuro. Ni ukuvuga rero ko Kristo adukiza, atuzura, aduha agakiza. Yabikoze byombi. Twari twishwe na byombi. Yego. Umuti byombi byakwica umuntu gute? Nubwo ibicumuro bitangira ari ibintu bikwanduza utabigambiriye, ariko kubigumana ukabigumamo byakwicisha nyirabyo. Yego. Dufate nk'urugero nk'ubu aha muri iri baza ry'inzu ya nyoni yitwa intashya, rebera irangi nagiye kuya kondo urigende nikazi kabumba kaza rwose kaza ishyiraho kondo ka mbere. Urumva ntaza n'inshuro y'igitaro ka meme ntakagenda nyine uko ibasha ikazana mu kanwa gutya ngo we ikazoma hariya mukicecekera ikongera ikazazana kandi ejo ikadomaho. Nubwo mu kwezi ugasanga yujuje inzu y'ibyondo yubatse ku yanyu. Ibyo rero iyo mubyihoreye nyine iruzuza. Yego. Ariko iyo muyisenyeye nta nyoni usenyera none n'ejo ukomeza icyari. Ajwe imenya ko aho hantu hari muri danje ko wayibuganye mu kibanza cyayo yari yibonye gace kagenda. Ni nako n'ibicumuro bimera ku muntu. Iyo umuntu ari umukristo igicumuro cya none akakibana akakiraranije akakiramukana akakirizaho ikindi akacyongeraho ikindi, uwo muntu ashiduka ibyari ibicumuro byabaye ibyaha byamubanye umwanda. Yego. Yesu adufashe cyane aho ngaho neza. Noneho niyo mpamvu Dawidi yandika muri Zaburi ya 5 ndibwira Zaburi ya 5 umurongo wa 11. Katuharebe Zaburi ya 5 umurongo wa 11. Uwo murongo uravuga ngo Mana ubagire ukugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana kuko bakugomeye. Nawe habonye imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo bingana iki byinshi bigutere kubirukana kuko bakugomeye. Ibicumuro uko byagiye bigwira byabaye byinshi, noneho bihinduka ubugome ku Mana. Yego. Kandi byari byatangiye ari ibiki? Ari ibicumuro. Ariko bigenda biba byinshi kimwe gisangaho ikindi. Yesu adufashe cyane. Amen. Ariko kubera ko Imana ari nyambabazi twabonye mu gitabo cyo kuva 4 kwibabarira gukiranirwa n'ibyaha n'ibicumuro, iyo ubundi waje ukayaturira ibicumuro byawe ikabikubabarira, yego, ntabwo ikibazo gisangaho icya mbere. Oya, kubwo ibyo ukubabariye bivaho. Imana ishimwe cyane. Amen. Bivaho, ntabwo ari Imana igira inzigo cyangwa inzika. Noneho Zaburi ya 25 umurongo wa 7 umurongo uravuga ngo ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye, nk'uko imbabazi zawe ziri aba ari kunyibuka kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Yego. Ntiwibuke iki? Ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye. Umugore Dawidi nawe arimo aratandukanya ibyaha n'ibicumuro. Yego. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro by'icyo gihe. Bivuga ngo nawe aremezanya n'umutima we ko hari ibyo yakoraga bikaba ari ibyaha ko yabigambiriye biteguye, ariko akagira n'ibicumuro atagambiriye atateguye. Yesu atugirira neza cyane. Amen. Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 19. Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 19. Reba ijambo ry'Imana tubwira aha ngaha. Yosuwa abwira abantu ati, ku bwanyu
ntimubasha gukorera Uwiteka kuko ari Imana yera ifuha ntiyemere kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu ntiyemere kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu kuko ari Imana ifuha. Iki gihe Yosuwa ababwira ko ari Imana nako ko batabasha gukorera Imana kuko ari Imana yera kandi ifuha, yari abitewe n'ukuntu igihe agendanye nabo kuko ahangaha werimo asatira iminsi yo gupfa. Niba abanye nawe kuva munsi y'abamusigira ageze mu gihugu abaha iminani. Yari azi rero ukuntu bagoranye, yari abizi yuko umucamanza wabayoboraga umuntu wese wayoboye iyo yava ko bariyanduzaga aravuga ati ndabazi ni Imana ifuha, ntabwo nzi ko yakwemera kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu kubera ukuntu mubitindamo bikaba prolonge. Yesu adufashe cyane. Ntabwo Imana ishaka yuko dutinda mu bicumuro rero, ishaka ngo niba twanacumuye twandujwe ariko tubivemo vuba kandi tukezwe vuba. Tugana ku musozo dusome Abaroma igice cya 7. Abaroma tugeze gusoma n'ubundi ariko noneho 7. Abaroma igice cya 7 umurongo wa mbere ndagera ku murongo wa 13. Aya manturuze muri Zaburi 17. Mbese bene data muzi amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho, cyo gituma ariko hasi ngombwa cyane, ahubwo tugere ku murongo wa 5. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye, nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ntabwo tukiri imbata z'amategeko y'inyuguti kuko turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka. Mwamashimwe. Amina. Ahangaha niyo mpamvu ijambo ritweretse ko nibi bicumuro ubwabyo amategeko yakagombye guhita abihindura ibyaha nk'uko watangiye uvuga, ariko kuko turi mu bubata bw'umwuka, umwuka na Kristo bafatanya bombi kureba icyo kintu cyambayeho. Ese yari yakigambiriye cyamumaze umwanya ugarikize, ubwo cyamwanduje rero sigaho wa mategeko we wimwicisha. Imana ishimwe. Naho ngaho umuntu butugirira umumaro. Nuko rero tuvuge iki kuri 7? Amategeko ni icyaha, oya kandi ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyerwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko ataravuze ngo ntukwifuze. Noneho amategeko nyine abayazana. Ariko icyaha kibonye kwito mu mategeko niko gukorera muri cyo kwifuza kose, kuko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, amategeko rije icyaha kigira gute kirahembuka mpera ko ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira iki? Urupfu. Kuko icyaha kibonye ko kwito mu mategeko kiranyoshya kiranyicisha. Ngiyo definition y'icyaha naho gituruka. Amategeko atanabaho nta cyaha nari mfite. Nyamara kandi muri ngiye nari mfite ibintu byakwica amategeko, ariko ntabwo ndi kwica kandi atanabaho. Gusa waziye noneho yarabihuhuye. Yego. Kuko yarabyorosoye kwifuza nagiraga muri yewe ntacyo kwari kuntwaye, ariko bavuze ngo ntukwifuze. Ahubwo kwari kwifuza kuba imbere y'iki ikibazo. Reka dusoje muri Zaburi ya 17 umurongo wa 3. Zaburi ya 17 umurongo wa 3. Ari ijambo rwose mashaka ngo abantu b'Imana baryumve. Uwo murongo uzukurikira indi biri bubanziriza, ariko reka dusome 3.
wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Amen. Kane, kubw'imirimo y'abantu kwitondera ijambo ry'Imana ry'iminwa yawe niko kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Ku by'imirimo y'abantu kwitondera iki? Ijambo ry'iminwa yawe. Yego. Niko bindinda iki? Kwirinda inzira z'abanyarugomo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo umuntu agomba gukora muri uku kugeragezwa n'Imana, igerageza umutima, muri uku kungendera nijoro ikansura, muri uku kuntata ntimure mu mugambi mubi, biterwa no kwisanga naramuramuje kudacumuza ururimi. Mu bintu bibaho bicumuza abantu bigatuma ibicumuro biba byinshi mu bantu, ururimi ruza ku mwanya wa mbere. Yego. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Wenda kizajya turuganireho, ariko ni ruza ku mwanya wa mbere. Ramaza udacumura. Yego. Iyi ni intego y'umukristo. Yego. Nubwo ibicumuro tubonye kubitangana n'icyaha, ariko nabyo umukristo ashobora kubimaramazamo. Yego. Akavuga ati no, namaramaje kudacumura, ngacumuza ururimi. Kandi ikindi, niba nanacumuye ntikikandareho. Yego. Se kindaraho kubera iki? Kubera iki? Kuki inyoni yazana icyatsi kimwe uyu munsi, ejo ikazana ikindi cyatsi, ikamara icyumwe izana icyatsi, aho ibishyira mparora ikagenda yuzuza icyari, ikahabyarira. Ibyo ngibyo nibyo umukristo yagombye kwirinda. Yesu adufashe cyane. Amen. Kandi abaha umugisha. Amen. Murakoze cyane mushumba. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Muradusobanuriye pe. Rega ijambo ry'Imana nk'uko twigeze kubivugaho, nta kintu wahura na kimwe muri iyi si kitari mu ijambo ry'Imana, cyavuzweho kuva kera. Rero tujye twitondera ijambo ry'Imana. Ikintu nkuyemo cyane nsaba kugira ngo n'abadukurikira twese twitondere nk'abakristo, itondera amagambo uvuga. Amagambo, akanwa kacu, amagambo tuvuga ni magambo ki? Araganisha he? Ni twebwe twiciraho imanza kandi natwe twatuma dukiranuka. Imana rero tugirire neza, tumenye amagambo tuvuga turimite. Shyiraho limite, shyiraho umupaka ku magambo tuvuga, kuko hariho menshi tuvuga adafite icyo amaze. Ugasanga urasebanya kuri mugenzi wawe, ugasanga uranegurana, ugasanga uranabeshye, mbese ugashakisha icyatuma haba amahane hagati y'abantu. Si byiza rero. Dusomye ijambo ry'Imana ko kurinda ururimi rwawe ari byo bya mbere, ari byo bituma umutima wawe wiringira Imana. Reka mushumba dusengere abadukurikira kugira ngo imitima yabo ihitemo gufata indimi zabo, twe kuvuga. Hari n'igihe wanatekereza ikintu ukakimira, ukavuga uti mwami hari icyo nekereje ariko si ngombwa no kukivuga. Imana iduhane umugisha. Mana yacu ishobora byose, twarimo tuganirira abantu icyaha icyo ari cyo n'inzira binyuramo ngo gikorwe, kandi imbere yacyo habamo n'ibicumuro, ariko byose tubonye mu ijambo ryawe ko umuntu ashobora kubyirinda, bikaza birora, byaza akabifungira inzira cyangwa se akabisenyera. Turakwinginze kugira ngo iri jambo riherekeze abantu baryumvise bamenye uko birinda, kuko kwera kwawe ukwiye kugenda muri twebwe. Ndagushimiye, udufashe kandi ufasha abumvise iri jambo, ubashoboze kugendera kurishyira mu bikorwa no kugendera muri ryo. Ndagushimiye ko ubyumvise, n'izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.